tumenya kuri Gaddafi. Colonel Muammar Gaddafi yamaze imyaka 42 ari perezida wa Libya. Yarazwi cyane nka perezida warindwaga n'abagore. Ku itariki 20 Ukwakira 2011 nabwo yabashije kwikura mu maboko y'abamurwanyaga, baramurasa baramuhitana. Akunze kuvuga ko Gaddafi yaba yarishwa agambaniwe n'abazungu nyuma y'uko yari yaratangiye gahunda yo gushyiraho ifaranga rimwe ku bihugu byose bya Afurika. Ibi ngibi byari gutuma Afurika itongera gukenera cyane kwishingikiriza ku mahanga ku bijyanye n'ubukungu. Yayoboye Libya mu gihe cy'imyaka 42 n'iminsi 49. Ijambo yagejeje ku banyalibya ku nshuro ya nyuma mbere y'uko apfa. Gaddafi yagarutse ku kuba yarakoze ibyo ashoboye byose ngo igihugu cye gitere imbere mu by'ubuzima, mu by'ubukungu bushingiye ku mibereho y'abaturage. Ubwo ajya gupfa, Libya yabarurwaga nk'igihugu cya mbere muri Afurika gifite abaturage babayeho neza n'igipimo cy'uburambe kiri hejuru, Esperance de vie. Muri iryo jambo yatunze agatoki Obama, ijambo rya nyuma avuga ko ari mwene wabo w'umunyafurika ushaka kumwica. Yaravuze ngo uyu munsi nugarijwe n'ibitero by'ingabo zikomeye mu mateka y'isi. Umwana wanjye w'umunyafurika Obama arashaka kunyica ngo yambure ubwigenge igihugu cyacu, atwambura amazu atishyurwa. Buri muturage wo muri Libya yabaga mu nzu itishyurwa, ubuzima bw'ubuntu, uburezi butagize ikiguzi. Umuntu yarigaga akageza ubwo ananirwa. Muri Libya umuntu yarigaga akaruha, ubuvuzi ukivuza ukaruha, ibyo kurya by'ubuntu ukarya ukaruha. Icyo gihe Gaddafi yaravugaga ngo Obama arashaka kubisimbuza uburyo bw'abanyamerika ibayeho mu busambo bwitwa kapitalisme. Aravuga ati ariko twebwe tuzi icyo ivuga n'icyo ishaka. Imyemerere iyoboye isi ivuga ko abanyamafaranga batwara ibihugu, batwara isi ari uko abaturage bahangayitse. Ni ukuvuga iyo umuturage ahangayitse nibwo umunyamafaranga ayobora isi. Icyo nicyo Gaddafi yashinjaga Amerika, avuga yuko ari bwo butegetsi bashaka kuzana muri Libya, kandi koko byarabaye. Amaze kwitaba Imana, Libya yakomerejeho igihugu gihoramo intambara zishingiye ku byihebe bigendera ku mahame akarishye ya Islamu. Udutsiko tw'abarwanyi bo mu moko atandukanye bo muri iki gihugu byose byahitanye abantu benshi, ibihumbi n'ibihumbi. Libya yaje kuba igihugu kibi nk'uko ubuhanuzi bwa Gaddafi bwabigarutseho. Amwe mu magambo ye yarakomeye cyane, ariko yahinduye benshi. Nawe yahindura ubuzima bwawe niba wumva inzu y'ibitabo koko. Gaddafi yigeze kuvuga ngo hariho ibimenyetso byerekana ko Allah azaha Isilamu insinzi mu Burayi. Nta nkota, nta mbunda. Miliyoni 50 z'abayisilamu bo mu Burayi bazayihindura umugabane w'abayisilamu mu myaka mike gusa. Yapfuye atarabibona. Yaravuze ngo n'ubujiji bukomeye cyane cyagiye ugira ubwoba bw'ikintu utazi, utaranabonaho na rimwe, icyo kintu kikakubuza gufata umugisha wawe. Nibyo abantu benshi bamara imyaka y'ubuzima bwabo babaho ubuzima bumwe kandi bubi budahinduka kubwo gutinya ibyo batarabona, bataranacamo. Impamvu abantu ngo batize amashuri menshi cyangwa se batigeze baniga ari bo bakira kurusha bize, nuko abantu bize bagira analize nyinshi zo gutinya ibyo batazi, bagira amakenga cyane yo gufata ibyemezo. Mu gihe umuntu utarize aba yifitemo imbaraga zo gufata icyemezo atitaye ku ngaruka, kuko ako kantu ko gutinya ingaruka ntako bigiramo. Umuntu wize ashyiramo imibare myinshi, umuntu utarize nta mibare aba afite, warakora kuko nawe natekereza ko byagira ingaruka. Niyo mpamvu uzabona imiturirwa myinshi iri mu mujyi utuyemo, abantu batize aribo bayitunze. Hari ahantu twari twicaye ahantu barambwira ati nureba uriya mujyi wa Muhanga, aya mazu yose ubona azamutse nta muntu n'umwe utunze iyi nzu warangije kaminuza, n'uwize cyane yarangije ayisumbuye gusa. Ni ikigaragaza yuko abantu bize bazana imibare myinshi mu gufata risiki. Umuntu utarize nta mibare azanamo, warakora. Apfa kuba bamubwira ati hariya hari akantu ajyayo, nta risiki aba ashaka, nta n'iyo azi. Gaddafi yarabivuze cyane. Yaravuze ngo nubwo hazabaho igihe utazumva ijwi ryanjye, ntuzacike intege, ntuzihebe, ntuzareke guharanira umudendezo wawe kugeza ubonye intsinzi. Uretse iri jwi rya Gaddafi, hari igihe uzageramo mu buzima n'ijwi ry'Imana riguhumuriza uribure, aho komanze hose ntihagire umuntu ukumva. Icyo gihe nabwo ntuzacike intege, ntuzihebe,
ntuzareke guharanira umudendezo wawe kugeza ubonye intsinzi. Kadafi yaravuze ngo nta muntu upfa, urupfu ntirubaho, ikibaho gusa abantu bita gupfa ni ukujya ku rundi rwego rw'imitekerereze, kujya mu isi nshya itazwi. Bise binyibutsa ijambo Karasira Aimable yavuze ngo iyo upfuye uba usubiye mu buzima wahozemo utaraza ku isi. Kadafi yaravuze ngo umuntu wese utankunda ntakwiriye kubaho. Aravuga ngo ibikorwa n'imyitwarire, ubuzima bwose bwaba bwiza cyangwa bubi ni uburyo ubyitwaramo. Burya ugumana ubuzima bwiza bitewe n'uburyo witwara mu buzima bwose unyuramo, ugumana ubuzima bubi bitewe n'uburyo ubyitwaramo. Hari n'umuvandimwe witwa Engineer wambwiye ngo burya no gukira nabyo ni character, ni imyitwarire. Hari umuntu uba wifitemo imibereho yo gukira, hari n'undi utabyifitemo ku buryo nubwo wamuha miliyari y'amadolari nta kintu yamumarira, ariko hakaba undi waha miliyoni imwe gusa y'amanyarwanda akayabyaza umusaruro agakira. Gukira nabyo ni character, uburyo witwara. Hari abantu bitwara nk'abakire mpaka yaba afite duke cyangwa twinshi. N'ubuzima tubamo bwabo bubi cyangwa se bwiza ni character. Kadafi yaravuze ngo iyo umutegetsi abaye umunyamadini ntibyashoboka ko uganira nawe. Iyo umuntu ategeka mu izina ry'amadini ugasanga perezida w'igihugu ewana yihebeye idini, ubuzima bw'abaturage ngo buhinduke ikuzimu. Niko Kadafi yavuze, iyo umutegetsi abaye umunyamadini ubuzima bw'abaturage buhinduka ikuzimu. Yaravuze ngo nta gihombo na kimwe kiza kubw'impanuka, nta gutsindwa kuza kubw'impanuka. Buri kibi cyose kikubaho mu buzima 50% ubu bifitemo uruhare. Ntukajye uhorana impamvu z'urwitwazo ku biba mu buzima bwawe bibi. 50% usubiza amaso inyuma wasanga ubifitemo uruhare. Yaravuze ngo nta bwisanzure nta n'umudendezo umuntu yagira igihe cyose hari undi ugenzura ibyo akeneye. Iyo uhora uhanze amaso ufite kuguha ibyo ukeneye uhinduka umucakara we. Ibi ni ukuri. Iyo uhora uhanze amaso umuntu ufite kuguha ibyo ukeneye uhinduka umucakara we. Nta bwisanzure nta n'umudendezo umuntu yagira igihe cyose hari undi ugenzura ibyo akeneye. Niyo mpamvu hari umugabo ukubwiye ngo niba ukunda umuryango wawe uzashake ukuntu wubaka business yawe kurusha uko washaka akazi kaguhemba ku kwezi. Iyo ukora akazi kaguhemba ku kwezi uhinduka umucakara wa bosi wawe, kubera ko uhora uhanze amaso ibyo azaguha, uhora hanze amaso ko azaguha ibyo ukeneye. Nta bwisanzure nta n'umudendezo umuntu yagira igihe cyose hari undi ugenzura ibyo akeneye. Iyo uhora uhanze amaso umuntu ufite kuguha ibyo ukeneye uhinduka umucakara we. Uzarinde ubwonko bwawe kugira umuvuduko mwinshi urenze uw'umutimanama wawe, kuko umutimanama wawe wabasha kuguruka, ariko akaga katuruka ku byemezo ubwonko bwawe buzafata kashyira umubiri wawe mu irimbi. Buri muntu wese agira amajwi abiri amurwaniramo, rimwe n'umutimanama wawe, irindi ni iry'ubwonko bwawe. Umvira umutimanama wawe kurusha icyemezo cy'ubwonko bwawe, kubera ko umutimanama wawe nutawumvira nuhura n'akaga umutimanama uzaguruka, roho yawe izaguruka, ariko ubwonko bwawe nibugukoresha amakosa n'umubiri wawe uzabigenderamo. Kadafi yaravuze ngo abahanuzi bose bakomeye bo mu bihe byanjye baturutse mu butayu kandi ntabwo bigeze biga. Urugero ni Muhammad, intumwa y'Imana, Imana imuha amahoro n'imigisha. Urundi rugero ngo ni Yesu. Urundi rugero ngo ni Kadafi, nawe ubwe ngo ni umuhanuzi ngo waturutse mu butayu kandi utarize. Kadafi yaravuze ngo guhatira ikiremwa muntu kwiga ukurikije integanyanyigisho zashyizweho nacyo ni igikorwa cy'igitugu. Buriya kwigisha neza umuntu ni ukumuha umurongo ubundi agakoresha ubwonko akiyigisha. Yaravuze ngo umubyeyi ukujije umwana kugeza mu bugimbi niwe wenyine ushobora gusobanukirwa impamvu zimwe mu nyamaswa zirya ibibwana byazo. Gukuza umwana ukabona ageze mu bugimbi cyangwa ubwangavu, ibyo byonyine ngo byatuma usobanukirwa impamvu zimwe mu nyamaswa zirya ibibwana byazo. Yaravuze ngo hariho amakosa akomeye nko kuvuga ko Yesu yaje nk'intumwa ku bantu bose. Kadafi yaravugaga ngo Yesu ni intumwa ku Bayisiraheli gusa. Ubukristo ntabwo ari ukwizera kwagenewe Abanyafurika. Abandi bantu batari Abisiraheli ngo nta hantu bahuriye n'iryo dini ryizera Yesu.
hanyuma yaravuze ngo urukundo rutangirana n'inseko, rugakurana n'amabizu, rugasazana n'uburiri, rugasozwa n'amarira. Ko nuko urukundo rukura. Yaravuze ngo ndi umuyobozi mpuzamahanga mpagarariye abategetsi b'Abarabu bose, ndi umwami wa Afurika, ndi umukuru w'abayisilamu, kandi uko ngaragara mu ruhando mpuzamahanga ntibinyemerera kujya mu rwego rwo hasi. Yaravuze ngo nta gihugu gifite demokarasi ku mubumbe w'isi uretse Libya. Aravuga ngo niba hariho umukino w'iteramakofi no kurwana, ni igihamya ko abantu batigeze bakuraho imyitwarire yose y'ubunyamaswa. Abantu baracyifitemo kugendera ku itegeko ry'ishyamba. Hari undi mugabo wigeze kubivuga yitwa Napoleon Bonaparte. Yaravuze ngo ikiremwa muntu cyakwikarakasa kose gihunga ishyamba ntibizakibuza kugendera ku itegeko ry'ishyamba. Iri tegeko yavugaga ari igitabo cyitwa Rule of the Jungle, gisobanura ko ibiremwa byose bigendera ku itegeko ry'ishyamba, akaruta kandi karakamira. Ibivanyanja nyine, amafi manini amira mato. Mu ishyamba ibiti bihora birwana no gukura, ibirushije ibindi kwegera hejuru bikaryamira ibito. Burya ibiti birebire biraramba ugereranyije n'uduti duto. No ku nyamaswa mu ishyamba niko byahoze. Inyamaswa z'imbaraga zirya ino, indya byatsi zikaribwa n'indya nyama, indya byatsi nazo zikarya ibyatsi. Uzareba ibiti binini ntabwo byaribwa n'indya byatsi, ariko ibyatsi byo hasi zirabirya. Ngo iyo hatabaho umuriro, ubundi ikiremwa muntu kiba kikiri mu ishyamba, kubera ko umuriro niwo watumye ngo ibintu byose biriho bikura, unatuma ikiremwa muntu kibasha gusumba izindi nyamaswa zose mu ishyamba mu bijyanye n'ubwenge. Ubwenge bw'umuntu bwakujijwe no kuba umuntu yaravumbuye umuriro, akabasha guteka ibiribwa bigatuma igifu kigabanyirizwa akazi kabwo. Iyo igifu kibaye gito, ubwenge burakura. Uko igifu kigabanuka rero mu kazi, niko n'ubwonko bukura cyane. Ubu n'ubushakashatsi Gaddafi yarabisobanuye cyane ngo niba imirwano ikibaho hakiriho za karate, abantu bakajya kwiga ibintu by'iteramakofe, ni ikigaragaza ko itegeko ry'ishyamba ritaratuvamo. Gusa uko isi iyoboye ubu ngubu ntabwo hakiri itegeko ry'ishyamba. Ubu ngubu kurusha ubwonko arakuyobora. Mu gihe kera indwanyi zose za kera uzarebe ba Alexander the Great n'izindi ndwanyi zabayeho, uwakurushaga imbaraga niwe wayoboraga. Ariko ubu ngubu kurusha ubwonko uzarebe abakire bose bo ku isi. Kera umuntu wabaga ari umukire ku isi yabaga ari indwanyi y'akataraboneka, ariko ubu ngubu umukire ni uwakoze ubwonko. Aho kugira ngo utakaze umwanya wawe ukora akaboko, uterura ibyuma, ukora agatuza, umwanya wo utakaza ukora ubwonko. Ukurusha ubwonko arakuyobora. Mu magambo yose Gaddafi yavuze, nasoreza kuri iri ngiri. Iri ni naryo jambo rya nyuma Gaddafi yavuze mbere yuko ashira mu mwuka. Gaddafi yaravuze ngo niki nabakoreye. Yabwiraga abanyalibiya, abwira abanyafurika, abwiraga n'abantu bashakaga kumwica. Niki nabakoreye. Yahise ashira mu mwuka.